nshuti zanjye bene data, twabasuye hano, twabasuye ahantu muri siho mwavukiye ziwanyu, kandi simvunya gutyo umujye muti nuko yavuyiwe i Masaka. Umuntu wese nansubiriza umuntu begeranye amubwira ati Pastor Michel Zigirinshuti arakuramukije. Hallelujah. 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 Imana ishimwe cyane. Turafata umwanya mutoya, umuntu wese nansubiriza umuntu begeranye amubwira ati Pastor Michel Zigirinshuti arakuramukije. Ubwo butumwa ni mu buntangire rwose aho muri aho ngaho. Amen. Dusome ijambo ry'Imana, ubwo nafata akanya gato ko kubaramutsa. Bamaze kudukingurira igiterane ku mugaragaro, nafata akanya gato mbaramutse kuko hari umwigisha wundi uri bukurikireho indirimbo kandi z'umuhanzi. Gerageze mugire gahunda hano imbere y'uruhimbi, hatagira ikintu cyarangaza abantu. Mubikore mu bwenge Imana babashishe. Yego, mukanya turabahamagara. Ndaje turavugana muzee, vugana. Yego yego. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, umurongo wa 38 akantu gatoya. Nsome n'igice cya cya 11 cy'Abaheburayo, umurongo wa 38. Ndasoma n'igice cya 12 cya 13 umurongo wa 14. Dusome Abaheburayo 11 umurongo wa 38. Uravuga ngo yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Ibice 13 umurongo wa 14 akavuga ngo kuko hano tudafite umudugudu uhoraho, ahubwo dushaka uzaza. Amen. Haleluya. Mu by'ukuri rero buriya kiriya cyabaye ikirangaza, ariko nimunkurikire hano, gerageze muri hano murebe hano, hanyuma biriya tubirekere ababishinzwe cyangwa ababirimo. Dusomye ijambo hano mu Baheburayo mu gice cya 11 umurongo wa 38. Ijambo rivuze ngo n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Isi n'umwe mu banzi batatu tugira. Isi n'umwe mu banzi batatu dufite tugira. Tugira abanzi batatu: isi, umubiri na Satani. Aya magambo aravuga ku ntwari zayitambutsemo ziyibamo, igihe kiragera zirayinesha ziyivamo. Ngo hari urwego zagezeho, ndavuga intwari zatubanjirije, ngo hari urwego zagezeho ntiyaba ikibakwiriye ko bayibamo.
cyangwa se nabo ntibaba bagikwiranye nayo. Amen, amen, amen. Uyu mwanzi witwa isi, abantu bose bayibaho ibere ku rwango n'ubwo abantu bo bayikunda. Ikireka yuko isi yanga abantu nubwo igihe kigera umuntu akayivaho, yaba yarakikunze cyangwa yaba yarayihaze. Ikindi, nta muntu n'umwe mu bakomeye, mu boroheje, mu batunzi n'abakene itababaza. Ahubwo wenda uko twifata muri uwo mubabaro idutera niko gutandukanye. Abakiranutsi tuyibaho mu rwandiko rwa Pawulo yandikiye Abakorinto rwa 2 mu gice cya 5, yaravuze ngo tuyibaho tuniha, turemerewe ko dushaka kuzajya mu yindi nzu mu rundi rugo. Nuko aravuga ngo igihe bayibereyemo ziriya ntwari zose musanga mu Baheburayo 11, ngo hari urugero bagezeho rw'ubuzima ntibaba bagikwiriye kuyibamo, ntiyaba igikwiriye kubatunga. Bagenzi mwese muri aha mujya mu ijuru, bakristo n'abatarakizwa, nk'uko bavuga ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu, ndagira ngo mbamenyeshe ko igihe kizagera umuntu ukoze ibintu turi mu mwanya w'ijambo ry'Imana rwose, ariko nta kundi. Igihe kizagera buri muntu wese ave ku isi. Mutuze twumvikane. Aho ngaho rwose mu bashyize nibahagarara aho ngaho, kandi mutuze namwe mubiteho batuje namwe mutuje. Igihe kizagera umuntu wese ave ku isi, ayiveho akuze ashaje cyangwa ayiveho akiri muto. Uyu mwanya message bafitiye niyo kuvuga ngo nimva hano nzajya hehe. Amen. Umugabo, umugore, umusore, inkumi, buri wese yibaza icyo kintu. Umuyobozi n'uyoborwa, umutunzi n'umukene, maze ngo nimva hano nzajya he. Niyo message n'ubwo butumwa nshaka kubasigira, nimva hano nzajya he. Ubundi umuntu uko mureba mpagaze hano nuko mbareba. Buri muntu ari mu mugambi w'Imana muri bihe bitatu. Ibihe bingahe? Mugire mutandebe abanyumva. Ibihe bingahe? Bitatu. Umuntu wese uri ku isi ari mu mugambi w'Imana. Ibihe bingahe? Igihe twita icyahise, mu cyongereza bita ngo ni past. Icyo gihe cyahise wari mu mugambi w'Imana utazwi n'umuntu wese. Haleluya. Ile famiye uvukamo, ndavuga papa na mama, babe sokuru na nyogokuru, babe tante na anko, nta muntu n'umwe wari uzi aho wahoze. Icyo kintu kandi kigufashe, ubwo nta muntu wari uzi aho wahoze, hakaba nta muntu wari uzi ahantu hari mu mugambi w'Imana, nibwo nta n'uwagukura mu mugambi w'Imana usibye wowe na Satani. Haleluya, haleluya. Niba turi kumwe, Mana ishimwe. Aho hantu wahoze
mu gihe cya kera muri past ahashize hawe nawe utarabaho niho musanga muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5 ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakurema nakwejeje utaravuka ngushyiriraho kuba. Icyo kintu cyo kumenywa kera utaravuka ababyeyi ntibabigiremo uruhare, papa na mama bagashakana ari wowe Imana ishaka, birerekana ko uri mu mugambi w'Imana nta wundi urakugambiriraho. Uri mu mugambi w'Imana, Imana yagukeneye mbere y'uko undi muntu wese agukenera. Imana ishimwe. Aho ni hamwe. Aha kabiri ni ahangaha hano imvuga ahangaha ntiwumve imahanga. Ndavuga hariya uvuka iwanyu hariya kuri uriya musozi uru Rwanda muri Afurika muri izi aha hantu aho urimo gutambuka aho unyura twakwita transit. Aha ni ahantu buri muntu wese anyura ariko kugira ngo ahabwe gukorera aha gatatu. Amen. Amen. Ahabwe gukora akorera aha kangahe? Aha gatatu. Aha ni aha kabiri. Amen. Ngiye kubabwira akantu hano. Reka mbere hano kuba ari hano hafi inyuma yanjye. Ni bande bazi ijambo ryitwa gutunguka? Bagire bake. Gutunguka. Ni bande barizi gutunguka? Reka ndivuge mu Kinyarwanda guhinguka. Ni bande barizi guhinguka? Oh my God. Umwe. Batatu. Bien. Guseruka. Mu Gifaransa ni apparition. Donc il est apparu. Ya gutunguka yahingutse ahantu. Yahingukiye ku Kagera. Yaserukiye ku Rusumo, yaserukiye yahingukiye atungutse. Aya magambo nkoresheje ndagira ngo mwumve nshaka kubabwira. Haleluya! Wamaze igihe ugendera ahantu batabona. Amen. Utagaragara. Wamaze igihe uri ahantu utaboneka, utagaragara, nta ukureba, nta ukuzi. Aho hantu wari uri n'izina uzitwa ubwaryo data wa twese yararizi, n'iminsi uzabaho yarayizi itaravaho tugiye kubona tubona uraserutse uratungutse urahinga aho uraje uhinguka mu isibo runaka, mu mudugudu runaka, mu kagari runaka, mu murenge runaka, kwa runaka, kwa Bazatoha n'umugore Mukanyirigiro. Gutunguka aho ngaho kwa mugabo arigira nta mugabo nakibintu nyinshi. Ugira ute? Subiza. Yishyiraho ugira ute? Ndatunguka rata. Hari umujyaho uvuze neza. Ndatunguka, ndaseruka, ndahinguka. After long time. Nyuma y'igihe kirekire, long time, hingukira, ntungukira, nserukira. Amen. Aho wari utungukiye ariho inaha rero kuri iyi si, wari uhazanywe no kugira ngo ukorere ahazaza. Iyi mpamvu Yesu ubwe ahagaze ku maguru ye yombi abiri yavuze ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima we uzaba. Iyi ni mvugo, aho umutima w'umuntu uri niho n'ubutunzi bwe buri. Haleluya. Haleluya. Mu gitabo cy'umubwiriza harimo amagambo sinzi ko yisoma ariko ngiye kwisoma kanya gatoya.
undi muntu wayasomera eji ashobora somera amagambo umubwiriza gatatu 21 umubwiriza gatatu 21 somera namuhaniye igihe nta kibazo ngwino soma umubwiriza ibice 3 n'umurongo wa 21 aravuga ngo ninde uzi yuko umwuka w'umuntu uzamuka ukajya hejuru kandi akamenya yuko uw'inyamaswa umanuka ukajya mu butaka nicyo gituma mbona yuko nta kirenze ibi umuntu kunezezwa n'imirimo ye ibyo nibyo mugabane we ninde wamugarura ngo arebe ibizaba mu nyuma ze amen ninde muri mwe uzi yuko umwuka w'umuntu uzamuka ukajya hejuru mu ijuru kandi akamenya ko inyamaswa umanuka ujya mu butaka nicyo gituma mbona yuko nta kirenze ibi umuntu kunezezwa n'imirimo ye kuko ibyo nibyo mugabane we mu cyongereza ni my ownership iki heritage heritage n'igiye kuba bimwe umurage umurage umugabane umunani umuntu ahawe ibyo bintu byombi iyo umuntu ari ku isi amen iyo yivuyeho umwuka we urazamuka kuko umuntu niwe cyaremwe cyonyine utunze umwuka w'Imana wazamuka ujya mu ijuru ngo yagiye yagezeyo ntabwo ajya yifuza kugaruka kuko aba yageze mu mugabane we aba yageze mu mwanya we aba yageze mu munani we haleluya aha gatatu rero ni aho ngaho rero hatumye nsoreza ku murongo wavuze ngo hano mu isi nta mudugudu uhoraho tuhafite ahubwo turashaka uzaza nshuti zanjye bene data twabasuye hano ahantu muri isi ho mwavukiye si wanyu ariko impanda nivuga kamera bikemaho kantu maze ndekera aho ngaho impanda nivuga Mana nishimwe amen impanda nigirite haleluya izadutoragura twese nka kurya kwa gahunahuna kwa rukuzi izadutoragura twese kandi mu kanya nk'ako guhumbya reka wumve guhumurize yaba urimo kumenesha amabuye ubu ngubu ngo yubake yaba uri muri finisaje ashyiramo amakaro yaba uwayitashye yaba ugura ikibanza ubu ngubu yaba urimo kugisengera yaba wose yahaye pariseri yaba udafite na hamwe twese buri muntu azajya mudugudu uhoraho tuhafite kandi simvunya gutyo ngo mujye muti nuko yavuye i Masaka ku isi hose haba abari nimugoro nako mu rukerera kuko hari ahantu muri Amerika ubu ngubu wagize nk'isaa 3 z'agasusuruko mu Buhinde naho ubu wagize isaa 1:30 z'umugoroba n'ahandi Uburusiya n'ahandi hatandukanye na Canada bafite ukwaho Australia nabo ku isaha yabo hose nta mudugudu uhoraho muhafite turashaka uzaza ngo dushaka uzaza rero bana na nyirawo neza nyirawo ni Kristo Yesu na se Mana ishimwe bana na nyirawo neza haleluya
bana na nyiri umudugudu neza, shaka ubucuti na nyiri umudugudu mubane neza. Amina. Iyunge na nyiri umudugudu mubane neza. Haleluya, haleluya. Nyir'ururembo tujyamo, data wa twese Imana n'umwana wa Yesu, mu byumve kimwe, mubihurizeho yuko uva hano ugenda ugiye ahantu hakangahe. Mana bamugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Umanike ibiganza kugira dusenge Imana. Turagushimiye ijambo ryawe, turagushimiye iki giterane, turagushimiye umugisha wo kumva ijambo ryawe wahaye ubwoko bwawe muri iyi nkambi. Turagushimira urubyiruko, abasore n'inkumi, abagabo n'abagore wahaye kumva ijambo ryawe. Mu ndirimbo ziririmbwa n'ijambo ryawe, aha nta kindi kirimo kuvuga gikora n'ijambo ryawe. Riguhindurire benshi ku bukiranutsi, kandi abantu bave aho barangariye bakwegere, maze buri wese azinjire mu munani we, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen.